We can, and we will. We can, and we will. Hello our beautiful people, reka twongere tubasuhuze nanone tubifuriza ikaze mu byo muri gukora byose. Imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe. Murabimenyereye ko twebwe tubagezaho amakuru ya entertainment mu buryo bugiye butandukanye. Muri aka kanya tugiye kubageza inkuru y'umukobwa cyangwa se umwactrice w'amafilme ndetse ni n'umu influencer muri rusange. Uwo nta wundi akoresha amazina ya Nyambo nk'uko mubibona kugeza kuri uyu munsi yapropojwe n'umusore nawe wibera Dubai rwose niwe yari yagiye kureba yamupropoje amusaba ko yamubera umufasha w'ibihe byose. Kugeza kuri uyu mwanya yamaze kumwambika impeta mu mujyi wa Dubai. Urabona ko Nyambo yari yishimye cyane, ariko Nyambo byari bimaze igihe bihwiswa ko ari mu rukundo na Titi Brown. Titi Brown muramuzi ko ari umubyinnyi nawe w'amavideo hano mu Rwanda, amaze kubaka izina. Ariko rero byose siko byagenze, ahubwo yamaze gupropozwa. Kugeza kuri uyu mwanya ubu ngubu yabashije kuba umufasha cyangwa se kuba yaba fiancé y'umusore umwe w'umunyarwanda nawe wibera hara Dubai. Mu minsi iri imbere tuzatoza amakuru arambuye kugira ngo tumenye n'amazina ye n'icyo akora, ariko ibyiza byo bihari nuko Nyambo kugeza kuri uyu mwanya she is not single. N'abatekerezaga ko wenda hari ikindi bakora, urabona ko aho yabaga ari kumwe na Titi Brown, aho ngo n'umusore ari kumupropose amwambika impeta. Ni byiza cyane, ni byiza cyane iyo ubona umwana w'umukobwa avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi. Biba ari byiza iyo bibaye amahoro, nyine urugo rwabo rugatemba amata n'ubuki, biba ari byiza. Nyambo rero kuri Instagram ye yagiye acishaho ubutumwa bwinshi cyane yishimira uburyo yapropojwe n'uyu musore mu buryo bwatunguranye cyane, abantu benshi batibazaga. Ariko Nyambo kugeza kuri uyu mwanya yamaze kuba yakwambika impeta. Aho ngaho muri kubibona ko bari mu mujyi wa Dubai, afite ibyishimo byinshi cyane. Nyambo rero yamenyerewe mu mafilime y'abanyarwanda, kandi Nyambo yamenyerewe mu bintu bijyanye no kwamamaza kuri social media zigiye zitandukanye. Nyambo n'ubu ngubu mubona rero aho yabaga ari kumwe na Titi Brown bavuga ko bari mu rukundo, ariko siko byari bimeze, kuko ubu ngubu byagiye ahagaragara ko yamaze kuba yapropozwa n'undi musore. Icyo twamwifuriza ni ukuzagira urugo ruhire, nibiba ngombwa ko wenda igihe kigera cy'uko yaba yashakwa cyangwa se ubukwe bwabaho, Nyambo nawe akaba umumama akava mu cyiciro cy'ubukobwa. Nyambo rero ikindi kintu namukubwiraho nuko yagiye avugwaho amagambo menshi cyane kuri social media mu minsi yashize, ngo sinzi ibiki n'ibiki ntakwifuza kongera gusubiramo. Byinshi mwagiye mubikurikirana imbuga nkoranyambaga, ariko urabona ko rwose ari mu bihe bye byiza cyane, aho ari muri United Arabian, aho bita Dubai, mu mujyi wa Abu Dhabi. Nyambo reka tumwifurize urugo ruhire, naramuka ageze igihe cyo gushaka bizamubere ishya n'ihirwe, dore ko rwose twebwe kubona umwana w'umukobwa yaba ava mu cyiciro kimwe akajya mu kindi ni byiza cyane. We can, and we will. We can, and we will.